Amakuru tuyahereye mu Rwanda aho urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abagenzi be rwakomeje kuri wa kabiri mu rukiko rw'ubujurire ku Kimihurura. Uyu munsi umwanya wahawe abaregera indishyi basobanura ibyabo byangijwe bakanagaragaza uko abaregwa bose bakwiye gufatanya kwishyura indishyi zibyangirikiye mu bitero byagabwe n'umutwe wa FLN. Ku murongo wa telefone uri kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi wiriweho. Niwe neza Venuste. Muri make ibyangijwe ni ibihe, indishyi isabwa irangana iki? Urakoze. Muri make nubwo abaregera indishyi batararangira bose kuvuga kuko ni benshi barasaga 70, ariko baburanaga mu rukiko bwa mbere bavuga ko basaba indishyi kabakaba irenga miliyari mu mafaranga y'u Rwanda. Bakavuga ko bangirijwe inzu zabo, bakavuga ko bangirijwe imyaka yabo, bakavuga ko bakubiswe, bakavuga ko bakomerekejwe, hari abaturage bavuga ko bajyanywe mu mashyamba bikorejwe imitwaro. Ibyo byose bakabiterateranya bakabara amafaranga yarenga miliyari basabaga abo bose uko ari 21 mu baregwa barimo Rusesabagina ndetse na Nsabimana Callixte Sankara. Bakavuga bati bose bafatanije bagomba kuzatwishyura amafaranga arenga miliyari mu mafaranga y'u Rwanda. Wari ubivuze rero nicyo cyiciro uyu munsi cyagezweho mu rukiko. Abaregera indishyi nibo bahawe ijambo bagenda basobanura, ariko bavuga abantu n'abarezwe bakiregura. None abireguraga kuri izo ndishyi basabwa bavuze iki? Abireguraga baragaragaza ibintu binyuranye. Harimo nk'abantu bari abasirikare batoya bari barangiye mu mitwe wa FLN. Hari abavuga bati twebwe ntabwo twigeze tugera aho mwari mutuye, ntabwo twigeze tujya muri ibyo bitero byatwitse imodoka zanyu, ntabwo twigeze dusahura. Reka nguhe nk'urugero nka Herman Ndayisaba, uyu wahoze ari umuvugizi wa FLN nyuma y'aho Sankara afatiwe, yavugaga ati jyewe n'ibyo nakoraga byose nabikoraga nkiri muri Kongo. Ntabwo rero uyu munsi naryozwa ibintu byabereye ku butaka bw'u Rwanda mu mashyamba muri Nyungwe n'ahandi kandi tutarigeze tugera aho hantu. Abandi basirikare bato bakavuga bati ntabwo twaryozwa ibyangijwe nk'abari bayoboye ibitero cyangwa se abashinze iyi mitwe. Bakumvikanisha yuko nubwo bari abantu batoya hari abandi bantu bakwiye kubazwa ibi bintu byose byagendeye muri ibi bitero bya FLN. Bakavuga nk'abantu bashinze FLN, bakavuga nk'abasirikare bakuru bari bayoboye ibi bitero, bati abo nibo bagomba kuza ku isonga bakabazwa ibyangiritse byose, aho kugira ngo twebwe uyu munsi tubibazwe. Hari n'abavuze bati kuba twarahamijwe ibyaha byo kuba mu mitwe y'iterabwoba ntabwo bihagije ngo bitange uburenganzira bwo kwishyuzwa ibi byose byangiritse, cyane cyane ko twahamijwe n'ibi byaha wenda twarinze muri iyi mitwe yo muri 2019 kandi byarabaye wenda muri 2018. Ugasanga muri rusange aba bantu bato bari muri iri tsinda ririmo Rusesabagina na Nsabimana Callixte Sankara bashaka kugira ngo bave mu ruhare rwo rwose rwatuma binjira muri ibintu byo kwishyura imitungo. Bavuga bati igihe twari duhari, abandi bati wenda ntabwo twaje muri ibi bitera, abandi bati wenda ntabwo twitegekaga. Bagasa nkaho basa nkavuga ko byabazwa abari babakuriye. Ese ubundi iyo mitungo igomba kwishyurwa harasabwa indishyi nk'uko abivuze irenga miliyari y'amafaranga y'amanyarwanda. Abo baburana ayo mafaranga aramutse yemejwe bayakura he? Bafite imitungo, ayo mafaranga yavamo, ayo mafaranga yatangwa nande baramutse batayafite? Icyo ni ikibazo gikomeye. Urebye muri iri tsinda wavuga ko umuntu wava ufite ubushobozi ni nka Rusesabagina, ariko simpamya ko abandi yemwe bari bafite ayo mapeti y'abajenerali cyangwa se ba koloneli nta kigaragara muri uyu munsi bafite. Ndibaza ko na Nsabimana Callixte Sankara ntabyo afite. Uyu munsi rero umuntu wavuga ngo uri muri iri tsinda waba ufite ubushobozi ni Rusesabagina. Uko bizagenda mu gihe baba batsindiye izi ndishyi, uko zizishyuzwa, ibyo nanone bizagenwa n'urukiko. Uyu munsi ntabwo namenya ngo bizagenda gute, ariko ikigaragara abangaba benshi cyane mu bishyuzwa iyo mitungo ayo bafite. Assumpta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku Kimihurura, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste.
tukivuga ku umucamanza w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ishami rya Arusha yemeje kuri uyu wa mbere ko abanyarwanda 8 bari baroherejwe gutuzwa muri Niger kubw'amasezerano icyo gihugu cyagiranye na ONU basubizwa Arusha ku cyicaro cy'urwo rwego. Inkuru irambuye Temistokle Mutijima. Umucamanza Joseph Kiyondo Masanche usanzwe ushinzwe dosiye y'aba banyarwanda bose uko ari 8 avuga ko icyo cyemezo gifashwe mu rwego rwo gukumira ko habaho ihungabanywa ry'uburenganzira bw'ibanze bw'abari bajyanywe gutuzwa muri Niger. Uwavuga ko ibyo bishingira ku busabe bw'aba banyarwanda bwo kuvanwa muri Niger byihutirwa ndetse n'ibiganiro urwego rwagiye rugirana n'icyo gihugu nyuma yaho cyisubiyeho ku masezerano yo kubakira cyari cyagiranye n'umuryango w'abibumbye. Abo banyarwanda ngo bamenyesheje umucamanza ko ibyemezo urwo rwego rwagiye rufata ku busabe babaga barugejejeho leta ya Niger itigeze bishyira mu bikorwa, bityo bakaba bashobora kugwirwa n'akaga igihe icyo ari cyo cyose aho muri Niger. Muri ibyo byemezo bigarukwaho harimo nk'icyo ku itariki ya 14 y'ukwezi gushize kwa mbere cyategekaga leta ya Niger gusubiza abo banyarwanda ibyangombwa bavugaga ko bambuwe ndetse bakanahabwa uburenganzira bwo kwidegembya nta nkomyi muri icyo gihugu mu gihe gitegerejwe umwanzuro wa nyuma ku kibazo cyabo. Ibyo byose umucamanza akavuga ko leta ya Niger itigeze ibyubahiriza. Mu by'umucamanza avuga ko byakozwe mu kugerageza gukemura iki kibazo mu bwumvikane na leta ya Niger ngo yemere kuguma mu masezerano, harimo ibiganiro byahuje impande zombi harimo n'umuryango w'abibumbye binyuze mu biro by'uhagarariye muri Niger byabereye Niamey ku murwa mukuru w'icyo gihugu. Harimo kandi ibiganiro byo mu rwego rwa diplomasi no mu rwa politiki bigamije gushakisha ibindi bihugu bishobora kwakira abo banyarwanda mu gihe Niger yaba itemeye kubahiriza inshingano yiyemeje. Umucamanza akavuga ko bamwe muri abo banyarwanda batangiye no kwandikira urwo rwego barusaba gutambamira iyoherezwa ku ngufu ryabo mu Rwanda bikozwe na leta ya Niger. Abo ngo bamenyesheje umucamanza ko koherezwa mu Rwanda bishobora kubaviramo gukorerwa ibikorwa bibi birimo n'iyicarubozo. Umucamanza akavuga ko nyuma y'aho umunyamategeko uhagarariye leta ya Niger yandikiye urwego arumenyesha ko icyemezo cyo kwirukana abo banyarwanda kiboneye kuko kuhaba kwabo bibangamiye ituze rusange n'umutekano w'igihugu, umwe mu boherejwe muri Niger yanditse asaba umwanditsi mukuru w'urwego ko yajya muri Niger gukurikirana ikibazo cyabo kugeza kirangiye. Ashingiye kuri ibyo byose umucamanza Joseph Kiyondo Masanche akavuga ko ibyagaragaraga nk'igisubizo kirambye ku kibazo cyerekeranye n'aba banyarwanda bagizwe abere cyangwa barangije ibihano bakatiwe ubwo akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ka Loni kagiranaga na Niger amasezerano yo kubatuza ubu ahubwo kirimo guhinduka ikibazo kiremereye gishobora no kubyara ihonyangwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu. Umucamanza ashimangira ko iki kibazo kiterekeranye no kuba aba banyarwanda bajyanwa mu Rwanda cyangwa batajyayo. Akavuga ko urwo rwego rwagiye rukorana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse hari imanza rwagiye rucyoherereza. Ibyo umucamanza akavuga ko byagiye bikorwa hashingiye ku busesenguzi bwa dosiye imwe ku yindi, ariko kandi ku bijyanye n'ikibazo cyabo 8 bagizwe abere cyangwa barangije ibihano byabo iyi ngingo yo kubohereza ntayirimo. Akavuga ko mu bijyanye no kuba bakoherezwa mu Rwanda ibyo byakorwa gusa ku bushake bwabo cyangwa se bikanyuzwa mu zindi nzira z'amategeko aho nabo bahabwa umwanya bakumvwa. Umucamanza agashimangira ko urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rufite mu nshingano z'uko abagizwe abere cyangwa se abarangije ibihano byabo babaho neza mu gihe bagitegereje kwimurirwa ahandi, kandi rukanagenzura ko aho bagiye kwimurirwa hatazashyira ubuzima bwabo n'ubwigenge bwabo mu kaga. Agashimangira ko amasezerano Niger yari yagiranye na Loni yo kwakira no gutuza aba banyarwanda atayemereraga gufata icyemezo cyo kubirukanayo yonyine bitaganiriyeho n'impande zombi nk'uko yabikoze. Avuga ko ibyakozwe na Niger ifunga aba banyarwanda ikanabambura ibyangombwa inababuza gutembera nta nkomyi ari ukurenga ku masezerano yagiranye na Loni. Ikindi avuga ko icyo gihugu aho gusobanura impamvu cyafashe icyo cyemezo ahubwo cyamusabye gukuraho ibyemezo yagiye afata bigaragaza ko gutuzwa muri Niger kw'abo banyarwanda bitagishobotse. Umucamanza avuga ko mu nyandiko z'amahame agenga urwego aboherejwe kurangiza ibihano bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga cyangwa se urwego rwarusimbuye mu gihe rusanze bitagishobotse kurangiza ibihano byabo mu gihugu boherejwemo basubizwa ku cyicaro cy'urwego gutegereza ko haboneka ikindi gihugu kibakira. Inyamara uwo mucamanza akavuga ko kubarangije ibihano n'abagizwe abere nubwo nta ngingo y'amategeko y'uru rwego itegeko uko byagenda mu gihe bitagishobotse gutuzwa mu gihugu cyari cyemeye kubakira nk'urwego rubafite mu
inshingano rwafata icyemezo cyo kubasubiza ku cyicaro cy'ishami ryari ryabohereje. Aho akaba ariho yahereye ategeka umwanditsi mukuru w'urwego gukora ibishoboka byose agategura igarurwa ry'abo banyarwanda 8 i Arusha muri Tanzania. Umucamanza Chiondo Masanche kandi yategetse leta ya Niger gutanga ubufasha bukenewe mu gushyira mu bikorwa iki cyemezo. Urakoze Temistokle Mutijima. Kubaho nta telefone muri iki gihe ntibyoroshye, abanyarwanda bazitunze baravuga ko bigoye kwitandukanya nazo kubera ko zamaze kwinjira mu mikorere y'imirimo itandukanye. Umunyarwanda umaranye telefone ngendanwa imyaka myinshi kurusha abandi yayimaranye imyaka 24. Kuri wa mbere isi yose yizihije umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa. Kigali, Eric Bagirugusa. Kimwe cya kane cy'ikinyejana kirabura umwaka umwe gusa kikuzura kuva telefone ngendanwa yagera ku butaka bw'u Rwanda. Yageze mu Rwanda mu mwaka w'1998. Bwana Sina Gerard ni umunyemari ukomeye w'umunyarwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko telefone ngendanwa ikigera mu Rwanda yaguraga umugabo igasiba undi. Sina ari mu banyarwanda ba mbere baguze telefone ngendanwa. Namubajije ibyiyumviro bye yagize akimara gutunga telefone ngendanwa. Dutunga telefone bwa mbere byari ibintu ntabona uko nabinganya mu byishimo kandi binyerekeza ko no mu iterambere byihuse kuregeraho nta gushidikanya, kuko nari maze kubona ko aho naho ndi hose ntashobora kubura ngo hagire ushaka cyangwa nanjye ngire ushaka, cyane cyane bijyanye na nyino umuntu ukora bizinesi ngo mbe nabura. Ibyo byose nahise mbigiramo icyizere, kandi uretse no gukora bizinesi no mu buzima rusange uyu ugenda ufite telefone uba wumva ufite byose, dore ko n'ubu ngubu aho n'abandi hose ku isi ngengera roaming ihoramo muri telefone yanjye. Mbese no gushimira ikoranabuhanga cyane cyane n'aba bayitekerejeho. Uyu munyemari avuga ko mbere y'uko telefone ngendanwa igera ku butaka bw'u Rwanda nabwo bitabuzaga abakora ibikorwa by'ubushabitsi kubikora kandi bagatera imbere, gusa abona itandukaniro rikomeye ryo kubikora bifashishije telefone ngendanwa. Ku bwa Sina Gerard, mbere ya telefone ngendanwa byasabaga gukorera mu cyizere, kuko yemeza ko byasabaga kuba inyangamugayo cyane. Ku munsi isi yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa, umunyemari Sina Gerard yemera ko kiba yari ikizamini cyo kwirirwa adakoze kuri telefone cyamutsinda. Biragoye kuko umuntu uziranye na Sina Gerard ntabwo ushobora kumbura kuri telefone. Sinjya mvuga ngo umuriro wabuze kiretse ntaza aho kwa banki ziba. Ntabwo telefone ihora nyireba kugira ngo no mu bwiherero birazwi ko ntawe ukwiye no kuyisiga nk'uko najya nyisiga. Kumara umunsi wose byaba ari igihano. Ntabwo yakugize imbata. Telefone rwose ni iyanjye. None se kugira ngo mbone umuntu yambuze numva bimbabaje, numva ntashobora kubyumva. Niba navuga byo kugira imbata, wenda ndashimira iterambere gusa ry'abahanga, kuko zirikana rya jambo rivuga ngo aho ugera utekereza hariho n'abandi bacunguriraho mu iterambere. Uretse uyu munyemari ukomeye wumvikanisha ibyiza bya telefone ngendanwa nyuma y'imyaka 24 ayitunze, n'abakora ubucuruzi buciriritse batunze telefone nyuma ye barayibona nka ndasimburwa mu mibereho. Madamu Asuma Uwase nawe wemeza ko bigoye kumara umunsi adafata kuri telefone, akora ubushabitsi bwifashisha cyane telefone ngendanwa. Kuko uzarebe telefone utayifite nta nubwo rwose ubuzima buryo nta n'icyagenda, kuko abenshi tunakorera kuri telefone. Hari business nyinshi, hari opportunities nyinshi dukorera kuri telefone. Numva ko rero telefone utayibonye ubwo n'akazi kaba kapfuye bamwe kuri twebwe. Kuri njye rero numva byambangamira cyane, kuko amafaranga ninjiza ku munsi biciye kuri telefone ntabanyahombye. Telefone ngendanwa biboneka ko yarangije kwinjira mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga riyishingiyeho mu nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu. Urugero ni nko mu rwego rw'uburezi. Bwana Daniel Rwema ni umuyobozi wungirije mu rwunge rw'amashuri rwa Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda, ashinzwe imyifatire n'ubupfura. Iby'umwihariko ngaho mu kigo iyo dukeneye umubyeyi turamuhamagara, umuyobozi mu rundi ruhande mutegeranye mukeneye kuvugana akuguha amakuru nanga se yagusaba cyangwa y'umuha nawe yuma kuri telefone. Umunyeshuri ugira ikibazo ahangaha dukeneye kumenyesha umubyeyi we tumubura kuri telefone. Ni uko ngo telefone hano mu kigo yabaye ubuzima bwacu. Kwiga ufite telefone ntibyemewe mu bigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye, ni ukwanga ko zarangaza abanyeshuri cyangwa zikabatera gukora ibindi bihabanye n'amasomo. Ariko mu rwunge rw'amashuri rwa Kigali bakavuga ko hari aho bibi cyitonderwa ku munyeshuri washaka kujyana telefone ku ishuri. Abanyeshuri ntibyoroshye, ariko turabirwanya mu buryo bushoboka bwose. Icyambere, iyo biga irabarangaza, hari ubwo ikoresha ibitari byiza mu ishuri, cyane cyane ibyo n'ingeso zitari nziza. Urumva rero mu ishuri ntabwo ari byiza, ariko
twashyizeho irengayobora ko umunyeshuri waba afite ikibazo cyatuma yakoresha telefone ari ku ishuri, iyo avuye mu rugo akayizana tumusaba akareba umwarimu muri hafi cyangwa umuyobozi muri hafi akayimubikira, akaro ka saa yine break time akayimuha akareba uwamushatse cyangwa akavuga n'uwashatse akongera akayibitsa. Uretse kuyihamagaza, kuyitabiraho no kuyoherezanyaho ubutumwa bugufi byafatwaga nka serivisi z'ibanze kuri telefoni cyaduka mu Rwanda, ubu zirakorerwaho ibintu byinshi ari nako ubuzima bwite bwa muntu burushaho kugabanuka. Ibi ariko ni rusange ku isi. Ntibitangaje kwinjira muri bisi cyangwa hateraniye imbaga ukabona benshi bahugiye kuri telefone, bamwe baganiriraho n'inshuti zabo, abandi bareba amakuru acaracara n'ibindi. Biragoye ko wabona wakwemerera kwitandukanya na telefone umunsi wose, ni mu gihe abashyizeho umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa bateganya ko byibura uwo munsi umwe muntu yagira akanya karuhuka. Abahanga bemeza ko kuvugira kuri telefone cyane nabyo bishobora kugira ingaruka ku matwi no mu bwonko. Imibare iheruka mu mwaka w'ibihumbi 2018 yatanzwe n'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro mu Rwanda RURA, igaragaza ko umubare w'abakoresha telefone ngendanwa basaga miliyoni 9 n'igice bangana na 81 n'ibice 39%, 39%.